Mfashe twakire nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tugeze mu mwanya w'ikiganiro. Turakira ibitekerezo bine biva mu mpande zitandukanye muri iki cyumba. Mboneyeho kwibutsa ko ufashe mikoro ahaguruka akivuga akarasa ku ntego. Turahera kuri iki gihande cy'ahangaha, dukurikizeho kiriya cyo haruguru, hanyuma mbere yabyo ibyo bibazo hari ibintu bari bambwiye abayobozi bavuze nk'ikibazo kijyanye na internet, bakanavuga ko ngo bibadindiza mu kazi, niba ari byo simbizi. Ariko aho twahereye twasanze akazi kadindizwa n'ibindi. Internet ishobora kuba ari kwagutekinika nyine, ariko reka nabyo ngira ngo minisita ujyanye n'ibya IT naduhe picture uko ibintu byifashe, tumenye ikibazo gihari cyangwa se uko bishobora kuba bizakemuka cyangwa byakemurwa. Magambo make, just to the point. Thank you, Excellency. Ikibazo cyari gihari cya internet nuko mu nzego z'ibanze zitandukanye batari bafite ihagije, baguraga. Ubu nta kigihari. Ubu twabasabye kuzamura, ikibazo bafite nuko badafite budget ihagije yo kuyishurira. Hanyuma ubwo how do we resolve that? Ariko first of all, technically ubundi irahari. Infrastructure irahari. Igera hirya mu giturage hose usibye hatari umuriro. So icya kabiri so is it a real problem or? It is, Your Excellency. So which urasaba ko uravuga ko twakora iki kugira ngo gikemuke? Your Excellency, ubu ngubu twafatanyije na Minaloc n'inzego z'ibanze zose tubereka minimum capacity bakeneye kugira ngo babashe gutanga service ku baturage. Ubu turakorana na inzego zitandukanye kugira ngo tubone uko babona budget ihagije, ariko in the meantime ibizamuwe ntibidindiza akazi ko kaba gahagaritse. Okay, Prime Minister, Thank you, sir. Ikibazo cya internet ngira ngo batinze kukivuga, ariko aho kimenyekaniye nuko bakeneye 500 miliyoni ku gihugu cyose kugira ngo bongere ku mafaranga bahabwaga. Ubundi wabonaga 1.5 billion mu gihugu cyose kugira ngo turahe utugari. Uburo 500 miliyoni bakeneye, twababwira ko tuzaba muri iyi budget igiye kuza. Ikibazo nuko batakivugiye bakitubwiye muri iki cyumweru. Otherwise ntabwo ari ikibazo kigoye, igihe technical internet yawe hari kwishyura ntabwo ari cyo kibazo. Ndagira ngo tubwire abo mu tugari ko rwose icyo kitazongera ko bituma dakora akazi kabo. Thank you, Excellency. Ko ntabwo tuza kongera ibyo byose, umusaruro nawe utiyongera. Ibyo nabyo mubizirikane. Ntabwo ari ukongera gusa ibyo muvuga mukeneye ibishobotse bikabagezwaho, ariko umusaruro ukaguma ari wa wundi, ntabwo ari byo. Ibyo mubyibuke. Komeza. Rakoze. Tugiye guhera kuri iki gihande, hanyuma turakurikizaho cyo hagati,
tuze no kwakira undi umwe hariya hejuru. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa umubyeyi Ines Chantal, nkaba ndi rushingwangerero ukorera mu kagari ka Gasura, umurenge wa Jomba, akarere ka Nyabihu. Mu by'ukuri twishimiye impanuro muduhaye, kandi ni ukuri tunejejwe n'uyu mwanya mwatugeneye nk'aba rushingwangerero. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twishimiye impanuro nyinshi mumaze kuduha muri aka kanya mu kiganiro cyiza mumaze kutugezaho, kandi mu by'ukuri nk'aba rushingwangerero turi hariya hasi ku muturage, kandi ari twe twakagombye kuba umusemburo w'impinduka ku baturage. Ni ukuri twigaye mu mpanuro mwaduhaye, twasanze twaratandukiriye, hari indangagaciro nyinshi twatakaje zakagombye kuturanga nk'abayobozi, tukaba tubizeza impinduka, tukaba tugiye kuba umusemburo mu byo dukora, tukaba abandebereho mu bo dushinzwe, cyane cyane tukita ku bibazo bimwe na bimwe mwagiye mutugaragariza, harimo ibibazo bijyanye n'ubuzima bw'abaturage bwa buri munsi, cyane cyane mwatubwiye ku bijyanye no guca ubuzererezi, kurwanya igwingira ry'abana ndetse n'imirire mibi. Ibyo ni ibibazo twebwe dufiteho inshingano nk'aba rushingwangerero, kandi nk'uko nabivuze dukomeza kwigaya ko dusa nk'aho twabirebereye kandi ari inshingano zacu. Ikindi, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twiyemeje kutareberera hariya turi. Byagaragaye ko tureberera, hakaba hari ibikorwa bikorwa kandi bigenda bigahindukira bikagira ingaruka ku muturage, kandi ari twebwe twakagombye kubikurikirana mbere, ndetse ibyo tudashoboye tukabitangira amakuru ku badukuriye. Turabizeza impinduka. Ni ukuri mutwemereye nka nyuma y'umwaka tukazagaruka aha, twazabagaragariza ko ari cyo twahindutseho. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Twakire n'undi hari. Naba nawe utanze icyizere, ibisigaye reka turebe ibyo abandi bazakora. Mugiye magambo make muvuga icyo mushaka kuvuga, ibintu bizunguruka ntabyo. Mugere vuba. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Hategekimana Jean Marie Vianney, rushingwangerero mu kagari ka Kinambwe, umurenge wa Rweru, akarere ka Bugesera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tunejejwe cyane n'uyu mwanya mwatugeneye, ni uw'agaciro, ni inyungu ndetse n'amateka kuri rushingwangerero. Tunejejwe rero n'impanuro mwaduhaye, kandi ni icyizere cy'uko tugiye kubahiriza ndetse no gukora inshingano zacu neza. Akagari ni urwego ruhurirwaho n'inzego nyinshi zitandukanye ndetse n'abadukenera batugana benshi batandukanye. Ni urwego rugenewe abakozi babiri, bitewe n'inshingano zitandukanye, nuko izo nzego hari igihe zikenera abakozi babiri icyarimwe. Turasaba ko mwatwongerera abandi bakozi ndetse n'ibikoresho bikenewe bya ngombwa. Turabashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uburyo mwatugeneye bwo kubona inyoroshyarugendo ni iby'agaciro kuri twebwe, ariko turasaba ko ayo mahirwe yagera mu turere twose, kuko turere twose ntabwo turabasha kugerwaho n'iyo nyoroshyarugendo ariyo moto. Turabashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko ibyo ngibyo bizadufasha mu nshingano ndetse na cya cyizere ko kirushaho kuba cyinshi. Mwarakoze kudutekereza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ufate muri ruhande hejuru. Murakoze nyakubahwa wa Repubulika. Ngewe nitwa Dusengumuremyi Pacifique, nuruka mu kagari ka Rutare, umurenge wa Matyazo, akarere n'Ingororero. Turashima ko
twagize amahirwe yo kwibutswa inshingano dusanzwemo, tukaba mu by'ukuri natwe hari icyo turagenda tugakora tugahindura kugira ngo tugere ku musaruro twifuza. Ngewe rero hari ikindi kibazo gitumye mvuga, na kizo cyanjye kwiga mu ishuri bita Kampala University, rifite campus Nyagatare. Ubwo turiga turishyura neza turarangiza, habajemo ikibazo cya covid kugira ngo dukore graduation, ariko ubwo twari dufite bari baduhaye tuhumu. Ubwo nyuma yaho baratubwira ngo nta equivalence twemerewe guhabwa muri 2020. Ubwo ikibazo tukigeza kuri minister tumwaka audience tubonana nawe, turase ku ntego, adusezeranya ko equivalence amaze kumva ikibazo cyacu, turi abantu bagera muri 400, amaze kumva ikibazo cyacu adusezeranya ko equivalence tuzishaka ko tujya kuzisaba mu cyumweru twazibonye. Turadepoza turaheba, ahubwo twajya turajya gukora ibizamini, bamwe bagatsinda ntibajye mu kazi, abandi bagera mu kazi bagasubizwayo. Okay. Ikibazo ngira ngo kirumvikana. Minister wa Education, mu magambo make sobanura icyo kibazo twumva uko kimeze. Murakoze Your Excellency. Aba ni abanyeshuri bigiye Nyagatare muri East African University, ariko barangije bavuga ko bigiye Kampala. Byakozwe nta rwego rubimenyeshejwe cyangwa rubizi. Byabaye ubwumvikane hagati ya Kampala University na East Africa University rikorera Nyagatare. Mu kugenzura dusanga bize gahunda itemewe n'iyo East Africa University, ku buryo ntabwo bigeze bigira Kampala. Ariko byumvikane ko yari cross border program itarigeze imenyeshwa urwego rubishinzwe nka heke, ndetse na Minisiteri y'Uburezi batari babizi, ahubwo byamenyekanye nyuma ya graduation. Biza kugaragara rero ko badashobora guhabwa equivalence za Kampala kandi barigiye Nyagatare, ndetse bakigira n'ahatujuje ibyangombwa, cyane ko abenshi bize iby'uburezi. Ibyangombwa niba mwarakoze investigation igakorwa neza, kagaragaza ibyo ari byo, agakurikizaho bishingiye aho ibyemezo bigomba gufatwa. Mufata ibyo byemezo mugasobanurira abo bireba, mukababwira icyo bagomba gukora cyangwa gukurikiza, bikarangiriraho. Ntabwo byahora ari urudaca bizagenda bigaruka. Biterwa n'ukuntu mwabikurikiranye, ukuntu mwabisobanuye, n'ibyemezo mwafashe, twese tukabimenya nabo bakabimenya. Nibyo nyakubahwa Perezida bikazahora. Naho ubwo ejo bazongera nimba ndahandi nagiye Nyagatare bongera kigarura icyo kibazo, niba ndi Huye bakizane, ibintu bigeraho bigarukira. Mujye mufata ibyemezo bishingiye ku kuri, bisobanurwe, birangiriraho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, byarakozwe byaranasobanuwe, ndetse nta nubwo batereranywe, kuko twabahuje n'izindi universities zikorera mu Rwanda zitanga ibyo bavuga ko bize, hakorwa isesengura, banangererwa amasomo yongereyo ku buryo abemeye gusubiramo barabikoze. Ubwo biba birangiye, uwabibajije yabyumvise, ngo birangiriraho. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kandi nawe abikeneye twakomeza kumufasha ku buryo aziga akarangiza. Nibyo inshingano zanyu byo gukomeza gufasha abantu, ntabwo zivaho, mukomeze mubafasha. Thank you, His Excellency. Reka twakire ibindi bibazo bibiri, aha iki gihande na hara hejuru. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabashimiye cyane ku mwanya mumpaye. Nitwa Karinda Jean de Dieu, di Rushingwangerero w'Akagari ka Yabaraya, Umurenge wa Masaka, Akarere ka Kicukiro, birumvikana ni mu Mujyi wa Kigali. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turashima cyane ko mwadushyiriyeho uburyo bwa master plan mu Mujyi wa Kigali, ubu abaturage bakaba bubaka mu buryo busobanutse.
ariko haracyagaragaramo imbogamizi nshobora kuba nsangiye na bagenzi banjye nyakubahwa perezida wa repubulika, aho hari hamwe hagaragara ko muri sisiteme bigaragara ko abaturage bakubaka inzu ziciriritse, ariko abaturage bajya kwaka ibyangombwa byo kubaka ntibabihabwe kubera ko nta bikorwa remezo birimo. Nyakubahwa perezida wa repubulika, icyo twasabaga ni uko uburyo bwa physical plan cyane cyane mu mujyi wa Kigali bwakwihutishwa, bityo abaturage bakajya bubaka mu buryo bworoshye. Ndabashimiye nyakubahwa perezida wa repubulika. Ikibazo sinzi niba njye nyumva, meya wacyumvise? Ni ikibazo ntabwo numvise neza imiterere yacyo. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Ikibazo Karinda yarabajije uko kimeze mu gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Tugira igishushanyo noneho kiri detailed cy'imiturire twita physical plan, aho dukorana na komite z'abaturage tugaca imihanda ndetse n'ibindi bikorwa remezo, nzira z'amazi n'amashanyarazi aho bagomba kubaka. Icyo abaturage batugaragarije nuko mu nkengero z'umujyi ahantu hitwa mu mujyi ariko hakirimo ibyaro, bigaragara ko tutarahageza ibyo bikorwa remezo, ugasanga hari igihe bifuje guhita bubaka ariko ibyo bikorwa remezo bitarahagera. Icyo twatekereje twakora byihuse nko muri ibyo bice bikirimo icyaro, nuko twabegereza ama-centers ari mu bice bitandukanye kugira ngo bakorerwe ibyo bishushanyo mbonera kuri izo centers, aho kugira ngo umuntu umwe hirya no hino abe yatura yenda mu buryo buri scattered. Ni ikibazo batugaragarije mu nteko z'abaturage zitandukanye, ndetse ariko no kugira ngo twihutishe izo physical plans n'ahandi hatandukanye, dukoranye n'iyo komite z'abaturage. Turimo tunatekereza gukora uko twigeze gukora kera na Reserve Force yajyaga idufasha, tukayihuza na komite z'abaturage bikihuta, ariko hari aho byeze kugira barayihagarika. Muri make nyakubahwa perezida wa repubulika, icyo kibazo kuko nicyo uko yakisobanuye kiganje cyane mu nkengero z'umujyi ahakiri ibyaro. Igisubizo twari dufite ni ukugira ngo tubahurize ku ma-centers, dushobora kubegereza ibyo bikorwa remezo aho bishoboka, ariko n'ahandi aho umujyi ugenda wagukira dukore izo physical plans bashobore gutura. Murakoze. Ndibwira ko bisobanutse. Ikindi muri aba baryo hasi ufite igitekerezo? Nimba yatinze reka twakire uwangaha. Murakoze. Amazina yanjye, murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Amazina yanjye nitwa Aline Mutimukeye. Naturutse mu karere ka Muhanga mu murenge wa Rugendabari, nkaba ndi Rushingwangerero mu kagari ka Nsanga. Mu itorero tuvuyemo twatojwe cyangwa se twihaye inshingano y'uko tugiye kurandura ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage, aho mu nama mwaduhaga hadakwiye kugaragara abana b'inzererezi ndetse n'abana bafite imirire mibi. Nta gisobanuro tubifitiye ahangaha kuba ibyo bintu tutabica ngo birangire. Ariko nk'abarushingwangerero turi hano, cyane cyane by'umwihariko abakorera mu ntara, dufite ikibazo natwe kibangamiye imibereho myiza yacu kijyanye n'imishahara ikiri hasi. Aha mutwemerere tugaragaze uburemere cyangwa se uburemere bw'icyo kibazo. Urebye average y'umushahara wa Rushingwangerero wo mu ntara ni 80,000. Hanyuma bakuru bacu b'i Kigali ni 300,000. Bityo rero ugereranyije n'inshingano twebwe dusabwa, harimo inshingano ikomeye y'uko Rushingwangerero agomba kubana n'abayobora akaba mu ifasi. Ibi bituma Rushingwangerero agira ingwe ebyiri: urugo rw'umuryango we n'urugo rwo ku kazi, kandi akaba agomba kuba mu nzu ihesheje urwego akorera agaciro. Ni hahandi usanga turimo turabwira abanyarwanda ngo nimuze tubatuza heza, tukabavana mu mazu mabi adahesha umunyarwanda agaciro,
bityo rero urushingwangero wareba bwa bushobozi bw'umushahara 80,000 kuba mu nzu nziza ihesha urwego agaciro, gutunga umuryango wawe, kwitunga aho utuye kugira ngo ugire indangagaciro y'ubuyobozi, hakazamo ibintu bisa nko gusobanya. Mutwemerere rero nanone tugaragaza indi mbogamizi ya kabiri, aho rushingwangero agomba kuba nkore neza bandebereho. Dufite imiryango, dufite abana bagomba kwiga nk'uko aribo bazaba abayobozi b'u Rwanda b'ejo hazaza. Kubarihirira amashuri ukurikije umushahara biratugoye. Tukaba twifuza yuko mubyeyi wacu twagize amahirwe muradutumira, twumva turaruhutse, turavuga ngo iki kibazo twari tumaranye iminsi turaza kukibonera igisubizo kuri uyu munsi. Nkaba rero nasoza mvuga ngo hari umurongo wari uri muri Bibiliya uvuga ngo nk'uko abagaragu amaso yabo bayihanga shebuja, barushingwangero turi hano amaso tuyabahanze. Murakoze nyakubahwa. Igisubizo cyaboneka uyu munsi ni uko ibyo byakwigwa abantu bakareba uko babikemura. Ntabwo natanga igisubizo cyuzuye hano muri aka kanya, ariko icyo navuga ni uko ikibazo kizigwa tugashakira uburyo. Byo birumvikana. Ibyo bisumbanya abo mu mujyi bakabona hafi inshuro enye z'ibyabo mu turere, mu tugari babona. Ibyo abantu twashaka uko tubishyira ku murongo, ibyo nta, ariko biraterwa n'ibintu byinshi. Ariko ngira ngo reka tuzabone umwanya ababishinzwe babitwigire, guverinoma ibifateho icyemezo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mubitwemereye twafata ibindi bibazo bine cyangwa bikeyaho, hanyuma reka twakire kimwe hano, cya kabiri hariya, icya gatatu ahangaha hagati, n'icya kane uriya wanyu. Turasa ku ntego kandi. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mukaba n'umutoza w'ikirenga. Twebwe barushingwangero tunejejwe no kuba turi imbere yanyu, kandi impanuro mwaduhaye twiteguye kuba umusemburo no guhinduka ku nama nziza mwagiye muduha. Rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Ngendahimana Bernard, rushingwangero watorejwe mu isibo y'ubunyarwanda, nkaba nkorera mu karere ka Burera mu kagari ka Gatare umurenge wa Ruhunda. Bagenzi banjye bari bamaze kuvuga zimwe mu mbogamizi zituma akazi katagenda neza, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyo urebye ibibazo turimo byo kurwanya ibibazo bibangamiye abaturage birimo human security, ukareba akagari k'uyu munsi aho gakorera, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari utugari dukodesha, hari n'utugari ubona koko tutaberanye n'icyerekezo turimo. Iyo ufashe akarere kubatse uyu munsi ko gateye n'akagari kubatse uyu munsi, kandi ariho hatangirwa serivisi z'ibanze, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubona bisobanye. Twifuza ko utugari twakwihutishwa mu gusanwa, natwo tukubakwa muri iki cyerekezo turimo, nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikindi kibazo nagira ngo uduhagarariye yari yakivuzeho, ni ikintu kijyanye na stati no kureba uburyo habaho stati yihariye y'inzego z'ibanze, by'umwihariko akagari. Nk'uko byari byavuzwe, dukora amanywa n'ijoro. Rimwe na rimwe niyo ugiriye ibibazo mu masaha y'ijoro, bakubaza uwagutumye muri iryo joro, kuko uba utabyemerewe. Barakubwira se wagiyeyo nta mbunda ufite, wagiyeyo nkande, ibibazo ugirirayo urabyirengera, nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
twifuza ko hashyirwaho sitati yihariye itugenga nyakubahwa perezida wa repubulika. Murakoze. twumva uwa kabiri hariya hejuru. Prime Minister, igisubizo icyo. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Ngira ngo ndasubiza icyo nsubiza n'icyo yise mugenzo yise inyoroshya rugendo, ngira ngo ni moto barimo guhabwa muri iyi minsi. Kuri icyo cya sitati yihariye ntabwo ari abayobozi b'utugari gusa, nagira ngo mbabwire ko leta isanzwe ibizi bikurikirana n'abantu bakora, ariko kubera inshingano twabakora amanywa nijoro bitewe n'ikibazo kibaye. Inzu niba umuturage bakaguhamagara barakagari ukajya gutabara, ibyo rero bireba ari umuyobozi w'umurenge nawe arabikora, nawe ni kimwe, ndetse na bameyazi nabo niko bakora amanywa nijoro bibaye ngombwa, akaba ishuri risenyutse cyangwa ikiza kibaye arimo yarabyuka, cyangwa se umuyobozi w'umurenge cyangwa umuyobozi w'akagari. Ntabwo bireba abayobozi b'utugari gusa, nk'abajya mabwira ko birimo kwigwa muri rusange uburyo abagira ibibazo nyuma y'ibyitwa amasaha y'akazi nyuma ya saa 11 bari mu nzego zanze ikibazo cyajya kigwa neza kigahabwa n'umuti. Icyo twatangiye kubitekerezaho, ubwo rero bizareba bose, ari gavana, ari meya, ari abakorana na meya, ari abayobozi b'umurenge kugera ku kagari. Nagira ngo mbabwire ko kirimo kwigwaho. Iki nashaka kuvuga ku bijyanye n'inyoroshya rugendo mwavuze ya moto mushaka ko zahabwa bose, nabyo nagira ngo mbabwire ko leta irimo kwiga uburyo zizakoreshwa neza. Ntabwo dushaka za moto izikabe yawe mu rugo bakubwira kujyana ku kazi kavuga uti ntazava ku kazi yaramaze gusaza ngahomba. Dushobora no kuzagera ku rwego tuhindura moto ya operasiyo ikoreshwa n'abakora ku kagari bose aho kuba umuntu ku giti cye, ariko twabwira ko mu gihe gito zagera kuri bose kugira ngo akazi korohe. Ikindi mwasabye bijyanye n'abakozi bagera kuri 3 nabyo nk'uko umukuru w'igihugu yababwiye birimo kwigwa, bizagera n'ibyo nyine bindi by'umushahara mwifuzaga, ariko icyo ngero mbabwiye nuko leta ibarebera kandi ikurikirana ibibazo byose mwaje muri rusange. Byinshi leta isanzwe ikurikirana, tubizeza ko tubasaba ko mukora akazi neza, ariko nabyo mwasabye twabwira ko birimo kwigwa bizabonerwa igisubizo. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Claudine Nyiramana, naturutse. Minister wa Local Government afite icyo ashaka kuvuga ku cy'inyubako. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Hari ikibazo babajije kijyanye n'inyubako z'utugari. Aha ndagira ngo babwire ko twiyemeje ko mu myaka 2 iri imbere inyubako z'utugari zo tuzirangiza kuzubaka, ku buryo guhera muri budget turi gukora uyu mwaka twashyizemo amafaranga yo kubaka igice cya mbere, tukazongeranya n'amafaranga ya own revenues ava mu turere, ku buryo mu myaka 2 iri imbere twihaye gahunda ko tuzatwara birangije. Abagavana zitwara byumvikanye, abameya zitwara byumvikanye, ku buryo ndumva umushonje muhishiwe tuzabitunganya. Murakoze. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Claudine Nyiramana, ntorezwa mu Mbanzabigwi za Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Ni ikibazo cy'amatsiko mfite kuri mwebwe nyakubahwa perezida wa repubulika, ariko nagira ngo mbanze mbashimire kandi mbikuye ku mutima. Iyo ataba mwebwe ukurikije amateka y'igihugu cyacu nyakubahwa perezida wa repubulika, ntabwo tuba tukiriho. Ntekereza ko tutaba tunibukwa rwose. Abantu bari hano bantiza amashyi, tubashimire. Twajyaga twicara rero, jye najyaga nicara, nagira amahirwe yo kujya kuri Twitter cyangwa no gutega amatwi radiyo, nkumva ngo habayeho kabineti. Naje gusanga nyakubahwa perezida wa repubulika adukunda bidasanzwe. Jye nabifashe nk'aho yari kabineti yacu, nawe rwose twongere tumushimire. Ngana ku kibazo cyanjye rero, nyakubahwa perezida wa repubulika, iyo umuntu ashubije amaso inyuma cyangwa se akagira ibyo yibuka ku mateka yaranze igihugu cyacu, usanga inzira mwaciyemo ari inzira ndende, inzira ikomeye, inzira umuntu wese atabasha kumva, ubwenge bwacu ntabwo buyishyikira. Rero ikibazo ngewe mfite,
hari abo mwabanye muri iriya nzira nyine ntakwirirwa nsubiramo, twese turayumva, tubabwirwaho byinshi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bamwe batambuka bava mu mubiri mubareba, abandi amaguru aracika mubareba, ariko mwebwe ntabwo mwigeze mucika intege, ntimwigeze mucika intege, ntimwigeze musubira inyuma. Nkibaza ntariko uwo muhate cyangwa se izo mbaraga mbese mwazikomoye kuki? Kuko iyo umuntu ashubije ubwenge inyuma asanga hari abantu benshi, hari abize amashuri bakaminuza, hari abavukiye mu miryango inakomeye cyane, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko na n'isaha nta muntu n'umwe jye nari bwumve wabasha kugira ibyo agerageza mu byo mukora. Jye numva nibaza ariko ibyo bintu mwabikuye kuki? N'ubu ngubu ibicantege birahari ukurikije inzira mwaciyemo, na n'ubu biracyahari Nyakubahwa Perezida wa Repubulika iyo dukurikije ibyo tureba n'amaso yacu, ariko ntimutsimbuka rwose. Uwo muhati twagira ngo mutuvungurireho. Dufite siroga ivuga yuko ari mwebwe soko tuvomaho, natwe tugende tubigire akabando twicumba. Murakoze, murakabaha, Imana ibahe umugisha. Mu magambo make bituruka ku kugerageza. Mujye mugerageza. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mubitwemereye twasoza. Kamaze mpere kuri ibyo. Ngira ngo reka dusoze. Hari ibintu nka bibiri cyangwa bitatu nibagiye kugira icyo mvugaho. Ni bibiri ubundi, icya gatatu ni ikiyongereye hanyuma. Ibintu bijyanye n'isuku. Isuku kuri twe, ku gihugu hose. Twabigize intego, kandi isuku burya igomba kuba isuku muri buri kintu cyose. Ariko reka mvuge isuku kuri twe no ku gihugu cyacu, no mu mago yacu, no mu mijyi yacu. Mu minsi, mezi, imyaka, ubona hari uko bigabanuka. Umurego twari dufite hariho, niba mumaze kuruha, niba mugira ko mwikundira ibidafite isuku, akaba ari byo musubiramo muvuga ko ababatwaye mu isuku ari uko barushya. Icyo kintu mugisubireho. Abayobozi mwebwe b'utugari n'abandi bayobozi bose, baba bari ku nzego zo hejuru zo hasi, bashaka ko dusubira ku kintu cy'isuku yanze bikunze. Isuku, isuku. Aho ngenda hose n'icyo urabibona, ubona hari guteshuka no gutezuka kuri iyo ntego. Ndashaka ko byumvikana ko bikwiye gusubira bikaba uko twari twabigennye. Iyo ntego igakomeza. Local government, minisita n'abandi nzego zose, icyo no muri bya bindi muhera abantu amanota mugira mute, ndashaka kiraza kuba mu bya mbere mugomba guheraho. Yaba ku bantu, yaba ku bintu, yaba mu bidukikije hirya no hino mu buzima bwacu. Icyo ndashaka ko gisubira uko cyari kimeze bikihuta. Mu mujyi hano ndibwira ko meya n'abandi bagufasha mu byumva bitaza kuduteranya, bikaza kongera kuzamura ikibazo. Kandi ibyo byari iby'isuku. Ibindi ikibazo kindi numvise nacyo musuzume murebe, cyagiye kivuka mu bintu by'amarondo. Iby'irondo byavuzwe, ariko hari abagiye
bavuga ko nabyo bisa naho bidakora neza cyangwa bitari proper organized. Ibyo nabyo mwabisuzuma. Ikindi kiyongereyeho ni ikibazo kitaremereye cyane, ubundi umuntu yakivuga no mu buryo bw'ibiganiro ariko tukagiha uburemere gikwiye. Ni ikibazo cy'ururimi, njya mbivugaho rimwe na rimwe, ariko hano numvise abayobozi b'utugari batameze nabira ikinyarwanda bo baracyumva. Ariko mudufashe natwe kucyumva. Ariko ngira ngo hari abafite ikibazo cy'urwo rurimi ariko badashaka no gufashwa, ngira ngo, cyangwa bumva batabikeneye, ariko turaza kubafasha guhora tubibibutsa. Sinzi niba mujya mwumva hose, ariko hari ibintu bibiri. Ururimi rwose hari abantu bageraho bagahindura ururimi kubera ko hari ibyahanze biriho bijyanye no kuba bijyanye na arts, no kuba artistic, no kuba babyita iki, hari indimi bivugira gusa zijyanye nuko bishakiye. Ubu ni abasitari ku rugero rwacu, bakarugoreka bijyanye n'icyo bashaka kugeraho. Ibyo biremewe rimwe, ngira ngo niko nkeka. Mu ndimi zose n'icyongereza, hari icyongereza cy'ubundi bwoko abantu bivugisha kubera ko ariko babishatse, bitereye mu buzima bwabo, cyangwa wenda no mu gifaransa ni uko, simbizi, nabo hari abakivuga uko bishakiye bijyanye. Mugerageze nka batwebwe abayobozi barenze ab'utugari, twiga ikinyarwanda. Sinzi niba ujya mwumva abantu kuvuga no kwandika bakavuga ngo ntago ni iki, ntago kibaho. NTAGO, ntago ari ikinyarwanda. Ubwo ndabivugira ko hari n'abanyandikira amabaruwa ku bindi bibazo nkasangamo ibyo bintu. Ntago ni ntabwo, ni ikintu cyoroshye, ntabwo ari ntabwo. NTABGOOBWO, kimwe muri ibyo. Alright? Ushaka kuvuga ntago, ubwo ni ikibazo cyawe, kirakureba. Hari ikindi cyaje bavuga ngo namuhereje. Tuvuge, ushatse kuvuga ikinyarwanda, uzi ko abantu batangaga inka, uvuze ntabwo wavuga ngo yampereje inka, ni yampaye inka. Ni yampaye, namuhaye, ntabwo ari namuhereje.
guhereza ni ikindi kibazo. Guhereza ni nk'ibyo mu kiliziya cyangwa cyangwa it's the act of guhereza is limited. Ntabwo iyo umuntu aguhaye ikintu yampaye namuhaye iki ntabwo bivuga ngo yampereje iki, ntabwo ari ibyo murabyumva. Cyangwa amanama, nta manama abaho, ni inama. Inama zishobora kuba nyinshi zikaba nke, ariko ni inama. Nta cyitwa ari akazi, ni akazi kenshi cyangwa gake, ntabwo tuba tuzi. Icyo ni icyo mwahimbye nacyo, nta tuzi, ntimukavuge tuzi. Hanyuma amashyi nk'ayo mwahoze ntabwo ari amashi, ni amashyi. kuko rimwe hari ubwo ugiye ubikoresha nk'ibyo utabyitayeho utera ikibazo, kuko ushobora kuvuga ngo gushira no gushyira. Iyo uvuze gushira is to get finished. Ushobora kumara abantu gushira, there is SHASHYA, gushyira. So niba ushaka kuvuga ikinyarwanda umenya gutandukanya gushyira no gushira. You don't want to get finished. So hari amashyi rero, hari amashi, nta mashi abaho. Then hari ikindi ngira ngo ab'indimi, ndagira ngo aba minisitiri ushinzwe bya culture, umuco, ariwe minisitiri w'ubumwe, nabo dufashe. Hari amagambo abiri uko akwiriye gukoreshwa. Hari gusoza and what else? Kurangiza. So which is which? Ubu hasigaye hari ururimi rwo ibintu byose ni ugusoza. So ariko nashoje, yashoje, turashoje, ibintu byose byo gusoza bigeraho. Gusoza ni ijambo ubwaryo rifite icyo rivuze. No hari irindi jambo numvise risigaye rikoreshwa kenshi, ntigeze numva mu kinyarwanda. Nagerageje gukurikirana buhoro buhoro, ntabwo nzi ikinyarwanda cyinshi cyane nanjye, ariko kubera ko bifitemo inyungu kukimenya ndagerageza. Ikintu bavuga ngo numvise babikoresha hano no mu nama z'ubushize, ngo ibintu byimbitse, kwimbika ntabwo ari ikinyarwanda, ni ururimi rw'abaturanyi, ntabwo ari byimbitse. Igomba kuba ari igihimbano cyaturutse ahandi, ntabwo mu kinyarwanda bavuga kwimbika. So bazadufasha mukagira uburyo mujya, ariko ubundi nta porogaramu yabaga ku maradiyo cyangwa kuri televisheni zigisha ikinyarwanda.
abangiza ikinyarwanda babarushije imbaraga babivanaho kugira ngo dukomeze twivugire ibyo dushatse. Minisita wa Minu Ubumwe babitubwiraho muri make. Murakoze Your Excellency, ibyo muvuga nibyo ikinyarwanda kigenda gitakaza ireme. Hari amagambo nk'uko mwari mutanzeho urugero, kwimbika, ubundi bavuga no gucukumbura. Bakunze kubikoresha nko ku bushakashatsi, mu bushakashatsi bwimbitse kuko ryatugiyemo, nyamara si byo, ni ubushakashatsi bucukumbuye. Turaza rero kureba uburyo hahozeho uburyo bwo kukigisha, bati ntibavuga bavuga, ku buryo abana bakura bazi inyito nyayo n'itariyo. Turaza kongera kureba uburyo bwo kubigarura kugira ngo ikinyarwanda koko kigende kiba umuco, kuko burya iyo ururimi rupfuye biragora kugira ngo n'igihugu gishobore kugira inkingi zacyo. Ikindi ni uko usanga hari n'uburyo busanzwe buriho mu mashuri ariko tudakoresha. Tumaze iminsi tubitekerezaho, nko ku wa gatatu nyuma ya saa sita amashuri ya kaminuza yawugeneye ibiganiro bitandukanye. Turiho turareba uburyo ku wa gatatu nyuma ya saa sita niho twabiharira ibiganiro, ariko n'aya masomo ajyanye n'umuco n'ikinyarwanda nayo akaba yajyamo kugira ngo ahabwe umwanya. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibisigaye bindi ni ku ruhande rwacu kugerageza gushyiramo ingufu cyangwa ubushake kugira ngo tunabimenye natwe, naho ubundi ni ibintu nibyo rwose. No mu nzego z'imirimo nabyo tubigire akamenyero, kuko hari inzego zimwe umuntu ajyamo iyo utavuga icyongereza biragorana. Usanga abaturage bakunze kubigaragaza nacyo nk'ikibazo, naho tukwiye kuhakosora, ururimi rwacu tukaruhesha agaciro, iz'amahanga nazo kandi tukaziga neza. Kubera nabwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika musanga nazo iz'amahanga, iyo dusomye inyandiko zimwe na zimwe ubonamo ibibazo. Ni ngombwa rero yuko duhera no ku rwacu, ariko n'iz'amahanga nazo tukaziga neza. Ni ibibazo byinshi cyane, ariko tugerageze. Mwakoze, muzagira akazi keza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tubashimiye impanuro nziza cyane muduhaye, turabizeza kuzabishyira mu bikorwa. Tugeze ku musozo wa gahunda yaduteranyije uyu munsi, mumfashe dushimire umutoza w'ikirenga. Buryo umugabo nusoza ubutumwa bw'abamutumye, ntanigana ijambo, aharana umurava mu byakora byose mu bana b'u Rwanda, aharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Buryo umugabo Abanyarwanda